Ngeze kumutumira mu Buholande yagiye mu giterane cha Billy Graham wa Amsterdam. Revera Mutagiri niwe Imana yakoresheje kudukura mu buretwa yari twirwanaho igitangaza. Deja yari yaramaze kugera Pastor Simon ubwo deja yari Maranda. Narangire kwigisha itanyegera arambwira ngo ejo usigisha ishuri rya Bibiliya. Abantu baravuga bati seti nikadezi muramenye mwishuri rawe yamavuga ngo umuntu utamukurikira ndamuzimya arabavuye mu ishuri nawe uko mumubona ariko muze tuzakuvuga nawe kabisa yo mbaraga murakoze. ngo barashaka ko batanga nimero abantu bakomeza guturiraho. Jewe bavuze sinzi watanze urugero aravuga ngo baseti n'abana be. Jewe yari sogokuru, jewe nari umusukuru kuko yasengeye data ku pastori data yamwitaga umubyeyi we. Bukeye arampamagara arambwira ngo anohereze ku ishuri rya Bibiliya. Nakoze ubukwe 78 arampamagara na Maria bereye ku Canzovu arambwira ngo baranshaka njyayo mpurira nawe kuba babumba ari kumwe na Muze Andreya barambwira ngo inama yabo nama y'igipastori baraza yavuze ngo bantume ku ishuri rya Bibiliya. Ndabyemera nari ndangije wa kane segonderi ndiga ndangije ishuri rya Bibiliya 1983 mu kwa gatandatu tariki 12 nibwo yansengeye ambishingano yo kuba umuvuga butumwa. Turakorana twakoranye neza yambereye umuyobozi mwiza. 28 z'ukwa 8 1988 arongera araturobanura tuba abakuru b'itorero aradusengera. Yasengeye benshi hano dufite abantu mu Buvira, dufite abantu bo bimwenga, dufite abantu bo muri Fizi, ariko ngewe zamufata nka Mose, zamufata Reverend nka Mose, umugabo Mose Imana yabonye ko umwuka umurimo ikawuhaho abantu 70, ariko Revera wacu we uwiwe yawuhaye ibihumbi, yawuhaye abantu benshi
nk'uko Imana yamuhaye umuhamagaro yari afite, yakoresheje abantu benshi aduha ku mpano ye. Imana ishimwe yamuhamagaye nawe akaduhamagara. Bijombo ubundi niyo yari igicumbi ry'ivuga butumwa. Bijombo yarimo Andrea Kajabika, yarimo Rwihaniza Samuel, yarimo Muzese Bitereko, yarimo Bamutanga, yarimo Bantagura. Abo nibo basabye ko iwacu mu misozi tugira paruwasi. Basaba paruwasi mu Ruhigita kugira ngo abahime abahazine, kugira ngo abateranye amara imbaraga imurenge. Ntabwo yazitanze ari umugisha, yazitanze zo kugira ngo baturwaniremo. Ariko paruwasi yari yasabwa ari imwe gusa ya Bijombo. Ariko mushumba wacu abyitwaramo neza. Niwe munyamurenge wa mbere wize ishuri rya Bibiliya. Kubera ubwenge, kubera uko umuhamagaro yagiraga, abasedo baramukunda. Yageze kumutumira mu Buholande, yagiye mu giterane cha Billy Graham wa Amsterdam. Revera Mutagiri niwe Imana yakoresheje kudukura mu buretwa, yari twirwanaho igitangaza. Twari dufite utugara icyo gihe twinshi, murabizi namwe. Ariko niko kuko mwumvise ngo yaraboshwe, yagize n'ingoyi kubera yakundaga itorero, yakundaga ubwoko, kumva yanabupfira. Bamukoresheje iterabwoba, ariko akavuga ngo nashaka azapfe, ngo abandi bazavuka bazakomeza. Revera kumuvuga biragoye cyane. Yakundaga abakozi, murabizi ko umutungo hariya wari na muke. Ariko yagaza avuga ngo ntazahembwa ngo afate urufaranga rw'itorero abakozi ayobora batarahembwa. Murabizi ko nagaza mugereranya na Eliya. Muzi ko yari umuntu muto kandi yari muremure cyane, ariko yari afite uburemere. Yari umugabo w'icyubahiro, yari umugabo utinyitse, yari umuautorité w'igitangaza. Inama ayoboye afashe ijambo mu pastor. Ijuru rijana Revera Mutagira yatashwe kabisa. Kuvuga ngo uyu munsi itorero ritukiri kumwe na Revera Mutagiri, ritukiri kumwe na Mutanga, ritukiri kumwe na Kamburishi, ritukiri kumwe na Kajabika, ritukiri kumwe na Rwizigura. Numva abayobozi bacu mudufashe muri iki giterane umuryango wa pasiteri watuzaniye cyiza. Numvishe muhaye mushaka abaririmbyi, muze mureka tuvuge, nidushaka umunsi umwe tuvuge Mutanga, nitwongera guhura tuvuge Mutagiri, nitwongera guhura tuvuge za ntwari zose. Biradufasha cyane.
umugabo ugira kwihangana gukomeye yari umugabo uzi gukora yagaza twigisha guhinga akatwigisha kuragira yari umugabo smart kwambara kambara neza kaberwa twagiraga imbeho nishi akambara n'amakoti yayandi twagaza twambara hejuru y'amakosime ariko akaberwa hari nubwo yakwambara bote kuko yari umuvuga butumwa wo mu misozi mu mvura mu zondo uko mwabonaga twamutumiraga mu biriyo hano hantu hose yari umwigisha wo hantu hose dushukwahuriye ikibazo twagiraga muri bijombo nukuvuga ngo iki giterane cyabaye uyu munsi ninde wigisha iyo babaga bicaye abakristo tugacanganye twabango se nakaya bari yabari barse kanyamara yabari barse mudagira ngo tumu yabari barse gutanga yaba nuko twabaga huye wacu bakabisa abandi bararya barafunguye nje sinafunguye none barangije bari barushye baravuga ati ngo baryamisha abantu ejo ni ku cyumweru abantu bazatera Revera aravuga ngo mwaze mureka aba pastori dusigare dutegure gahunda y'ejo bati ngaho tubwira uko wumva sibavyo ni wowe uzigisha aravuga tumbe rero nabonye abantu bose muri aha mwariye kandi nejo murazuka mu bizaye none se tutari uryana urwaye mureka ari uzigisha nitwigisha twebwe narabimwibukije rero arabango nitwigisha nta utakwigisha ngo yamata yo muturamo mureka udahaye urya udahaye ari uzabwiriza tumenye ko ari imbaraga z'Imana twagaza tumwubaha uko avuze yari ndi yamahaguruka aransengera arabango Mana umukize kandi umurimo w'ejo uzamushoboza arabamugendera kuryamo ndavuga ndetse umaze kurya ibiryo by'abandi none ko muravuga muzigisha mfite n'imbaraga zari zo mabona mfite arambwira ngo twagusenga niwo musi wa mbere nigishije igiterane ndavuga ngo Mana ndagushimye ko wakoresheje uko nahagurutse ngihaye ndibwa nahagurutse malaria yose kirimo nahagurutse mpaye numva amaso yatibuka hasi peruka ntangira gusoma ngira imbaraga pasiteri deja yari yaramaze kugera pasiteri Simon ubwo deja yari maranda narangire kwigisha ahita nyegera arambwira ngo ejo uzigisha ishuri rya Bibiliya tamuyatse jewe se ndumuvuga butumwa jewe se ndumwarimu ato biriya wigisha ejo zabyigisha mu kurambo kw'ishuri hari ikibazo yari directeur w'ishuri akabarevera wa maranda abantu baravuga bati certificatezi muramenye mw'ishuri rawe yamavuga ngo umuntu utamukurikira ndamuzimya arabavuye mu ishuri nawe uko mumubona ariko muze tuzakuvuga nawe kabisa Yesu yaravuze ngo ivyo uyu mugore ngaho ubutumwa bwiza bwose buzavugwa n'ivyo biza nawe tuzamuvuga murabizi ubutware bwe ayiwe bwarakeye kuwa mbere abacu baje Nazareti ngewe ahita njyana mu ishuri rya Bibiliya mu Turambo mu minsi nzanibuka Imana yankoresheje uwo munsi ubamwo nawe kuko ndibuka natangiye kwigisha ubundi mu banyeshuri muzi ko bagira utaratibu baba n'ishuri nyine ni mwarimu ni tableau ngo ntangire kuvuga yari yahuje amaklase yombi buzura umwuka wera abantu barasara arahaguruka aravuga ngo cece ati mwari mwanze kwaza niho namenye ko bari bari
Asi wari maze ngo nikadeze batoya batinakomeza. Ndashimira Imana yaduhaye abakozi b'Imana beza. Bwana asifiwe. Ya haleluya. Ndashimira Imana yaduhaye ba Mose bakadukura mu Egiputa. Bwana asifiwe. Uko tumeze murebe aba bantu nta muntu numwe muri bo abo duhaye tuvuga izo ntwari. Nta numwe wigeze yicara ngo yigishwe gusoma no kwandika. N'abantu bigishijwe n'Imana. Bakiga Imana ikabigisha baragiye, Imana ikabigisha nijoro baryamye, bwaca mu gitondo bakandika. Batangira gusoma Bibiliya. Barasenga kuri iriya misozi y'imurenge yose. Umwijima urashira. Bwana sifiwe. Ariko no mu Rwanda twaragakoze. Basta twaragakoze kabisa. Twageza aha turakungagira hariho umwijima mwishi. Nayo mavuta. Ni izo mbaraga sabadata. Imana ibaho umugisha. Nongeye kwiyanganisha umuryango. Nongeye kwiyanganisha itorero ryose rya Bijombo. Itorero rya Gatanga. Itorero rya Mugete. Itorero rya Bijojwe. Itorero rya Muzinda. Itorero rya Yogobogo n'andi matorero yose. Ikindi reka nshimira Imana ko uyu munsi Revera wacu agiye azi kw'intambara yarwanye nayo imyaka irenga 45 ikibazo cha Sepeza na Kadezi agiye kirangiye. Azabwira ba Dawudi amakuru. Ayiwe haleluya. Azavuga amakuru meza. Akavuga ati cya kibazo nacyo tusekirana. Cyari kibazo cyatwirwaneho gusa. Takindi nirandi twirwaneho twari turimo. Ariko none habo tugarabo ntibabimenye bakadusakuriza bakagira bateza kavu. Niko kukizo ngo nino kudufungisha no kugira gute. Ngewe cyaratumye mbibamo cyane. Nagiye ku ishuri rya Bibiliya ni ngewe munyeshuri. Nige munyeshuri na Maruba Jacques Ruhigita yirukanye. Ngo twabaye Kadezi. Ndagenda ngo shiki muhira ndavuga ati jewe mu mwambabariye nkabanza nkiga kazabasanga turangije. Sebaganwa Simon arazarambwira ngo Imana yanyeretse ngo abapastori ngo batabaye ubwoko. Ngo mbona nawe barimo nkazabona ngura akantu hagaze munsi yabo. Ndavuga nzagumana nabo. Bwana sifiwe. Nari kiri muto cyane. Yasengeye yabanje urumva kundera kuntoza 78 79 83 mukwa gatandatu tariki 12 ahamagara mukutano kukiranga arasengera ampesa itorero. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndashimira umukozi w'Imana. Imana yujuje umwuka wayo akaza agakura umwijima muri Bijombo, agakura umwijima murenge, ubutumwa bwiza bukavugwa tubohotse, tukavuga ubutumwa twishimye, agaforuma abakozi. Aba bose nabavuga ubutumwa, aba bose nabakozi b'Imana kandi bakiriye kuri wa mwuka Imana yari yarahaye Pastor Mudege. Imana imuhira uko ryiza tuzamubona umunsi w'umuzuko wabera. Murakoze cyane. Ndabona abantu bamaze kuba bayo bahaguruka ariko igitaramo kirajya gukomeza. Hano batoye ujya guhagarika igitaramo ariko reka twebwe abari bafite igihe cyacu tugisoze gutya umwihangane tuye gusenga. Bwana apewe sifa. Mwihangane tuye gusenga. Ariko hari itangazo rikwiye kuba hari y'umuryango nibabwire mbere yuko abantu bagenda. Ndatanga kore ku muryango w'itorero aho Revera Mudagiri yakoze umurimo w'Imana yayoboye mu gihugu cya Kongo imyaka myinshi kuko twabyumvise.
ndatanga pole ku itorero ryacu rya ADEPR ryamwakiriye ari mu zabukuru, akaba ariho asoreje umurimo. Ibyo muvugaho ni bike cyane ariko bifite imbaraga. Nisanze mutagira imuzi kimwe namwe mwese, sinamenya igihe namumenyeye, ariko nisanze mutagira imuzi. Hari n'igihe nimba ari cyo gihe yigishaga i Bukavu cyangwa barimo basoza ishuri, nanjye nigaga segonderi hafi aho ngaho, muzi kera cyane. Hari imyaka twigeze tumutumiramo turi ku Kimihurura, mbwira umushumba wanjye wanyoboraga icyo gihe nari ntaramushumba, tumutumira ava mu Bijombo, araza amarana natwe icyumweru batwigisha ijambo ry'Imana. Abakristo barishimye cyane. Ageze ku Kimihurura yaduhaye urutonde rw'ibyo azatwigisha. Ndibuka ijambo muri urwo rutonde kandi hashize imyaka myinshi, hari muri za 1996 kugeza muri 2000 gutyo ngaho. Atubwira yuko azatwigisha ukuntu urupfu rwatsinze urundi rupfu. Ako kandi ndakibuka. Aza kugenda hagati atwigisha igitabo cy'indirimbo za Salomo, turafashwa. Nzakomeza kubimwibukiraho. Hanyuma aho mwariye kuba umushumba ndi Nyarugenge, nawe yari Kacyiru, bwari paruwasi ebyiri, nari muzi ndetse na Revera mu Rondanyi, n'abasaza babiri twabanye imyaka agera muri 3 kandi beza, nari nzi kuva kera hari hakurya. Mwamutumiraga benshi cyane mwagize ibyago. Umuntu wese witabaga Imana hano mu Rwanda kubera yuko ari we wari umubyeyi, mwaramutumiraga akagenda, ibintu byinshi yabibagamo, nanjye twabaga turi kumwe. Ariko ndi Nyarugenge naramutumiye mu bicerane byacu. Hanyuma aratwigisha, ngira ngo ni nacyo gihe bikinguye umuryango no kubwiriza mu yandi matorero ya ADEPR. Muri icyo gihe yarakuze, ariko dutangiye kumuha gahunda yo kwigisha, ubona ko Mudagiri asubiranye za mbaraga ze za kera. Asa n'umuntu usubiye mu busore. Ndashima Imana ku bintu bibiri. Ndashima Imana ko Mudagiri ataguye Amerika, akaba yaguye hano. Niba hari ibintu bimbabaza no kubona abasaza nk'aba Mudagiri n'abamutanga badakugwa ihanga itubaherekeze. Byaranejeje cyane nubwo yapfuye, ariko ku mutima wanjye nubwo Revera Jonathan yabimbwiye ko Mudagiri yaje, nanjye kumva gusa yitabye Imana, byibuze muri kiriya cyumweru nanjye naramugezeho, ariko ku mutima wanjye nguwe neza ko Mudagiri yaguye mu rugo. Icya kabiri, ndashima Imana ko Mudagiri agiye akiri mu nshingano, agihaye avuga ubutumwa bwiza. Ntabwo yari umusaza wicaye hariya ku gatebe ngo wenda dutegereze igihe azasazira, ariko yarambaze gufata akabaraga. Umvaga abwiriza mu mbaraga nyinshi cyane. Rero icyo namuvugaho, nta myotsi ituma kuri Mudagiri. Hari abantu bagenda kumva yarakoze ariko kumva hari imyotsi. Bashumba twirinde imyotsi. Nta myotsi mu izina rya Yesu kuri Mudagiri. Imana idamfashe nanjye ndagene kawe. Agiye neza, agiye nk'intwari. Nkiyobora paruwasi ya Kimihurura, kuko nanjye natangiye ikiruhuko cy'izabukuru. Nageraga igihe cyo kubahamagara, ubona ba Murondanyisira tukicarana tukaganira
tugasangira agafanta k'abantu bakuru numvaga ndabasazisha ariko nyine umurimo w'Imana umuntu arakora bwacu gasaza ukaje muri retraite ariko ndashima Imana ku bwa Mudageri Imana yaduhaye akaba ashoje ikivi ndacekereza ko yavuga nka Paulo wavuga ati ndagiye wakati wangu umefika gihe cyane cyageze yada kubona uwo mwanya wende mu magambo yari kuvuga ati ntarwanye intambara nziza ndamwibuka mu biterane byo mu bishongo mu mbaraga yo mu mbaraga murakoze arangije imirimo wamuhaye ngo ayikore kandi uno munsi ukamuhamagara yarakwitabye kuko utaje utenguha n'uhamagaye kandi icya kabiri ububitsi ingororano ry'ibyo yakoze twishimiye kumva ko ari imbere yawe umunsi uzohishurwa muzaba muri kumwe kandi azagaragara nk'umukozi wakoze utagira umugayo dushimiye aba bose yatoje kugukorera bakaba basigaye muri uyu mwanya hano mwisi ushoboze buri wese wahamagaye gukora nk'uko ubishaka no gutoza abandi nk'uko batoje niwe Imana ushoboye ibyo kandi ukabikora ihumure n'ishimwe n'ibyawe muri uyu muryango utanga ihumure kandi n'ishimwe yo gushimira umukozi wawe wigishije benshi akabarira bagakura bakagera kuri uru rwego turagushimiye kubivuzwe none hano abatugejejeho ijambo ryawe ritwibutsa byinshi byiza byo mu ijuru bigatuma batari bake tubakumbura ushimwe n'ibi byose bigiye gukorwa muri iki kiriyo tumwibuka wiha umugisha kugira ngo amagambo azavugirwa hazahamagare benshi baze bakizwe bakurikira iyo nzira nk'uko ayirangijeho amaze umunsi umwe isi yose uzobuhamagaye abapfiriye muri Kristo bakazuka n'abariho bagahindurwa ibyo nibyo twiteze twese ko tuzoba mu ijuru amaze rero tugiye gutaha uherekeze buri wese ashika amahoro muhira kandi yasange cyane cyane mu mitima dutekereza tese umunsi wacu n'uwuhe tuziratana iki dukora iki kugira ngo tugushimishe kuko ubishaka ibyo byose no murimo wawe kandi twiteguye kubyubaha nk'uko ubitubwira amaze ishimwe ni iryawe uhereye none n'ibihe bidashira dusabye tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.
kuko umubyeyi wacu yaje tukamusubira kandi twaba tumuherekeje. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Oh, Yesu ngo azaza guhamagara babandi yapfiriye kandi naje nsoba ndiyo amazina yabo bose yaravuze ngo cyangwa sanje ndasize kandi nazo ngo zirazi aravuga ngo nta wundi zoshobora kumva kitamuzi. Haleluya! Yesu aravuga ngo ngiye kubategurira hanyu aho muzaba. Yesu aravuga ngo aho azaba murane ntukuzaba. Icyo gihe Yesu ataraza ntaho nari mfite nzoga, ntaho nari mfite, ariko Yesu aravuga ngo ngiye kubategura hanyu. Ahanyu ntabwo hahuye n'Abisirayeli, ahacu ho tuzaba niho mwene data yagiye. Pasiteri yari muzarabanje yasaga na data, nicyo cyatumye iwacu bataramye ndavuga ngo akajya kumutaramira, ariko hari umunsi hazaba umunsi umwe. Hallelujah. Amen. Hazaba igitondo kimwe, hazaba igitondo gihoraho, hazaba igitondo cyacu kizakira kigashira, ariko icyo gitondo kizohoraho. Tuzobabona bazatwari zose zazindi muzozandike, mwebwe mwise muzozandike, abantu abuzukuru banyu bazabamenya. Kandi iki kintu icyo bakurikiye tikizoshira, tikizoshira tizibagirana. Yesu yadusigiye ikanisa, Yesu waje agasiga itorero, Yesu yagize neza, yasize ikanisa. Yesu nukwiriye gushaka ikanisa ntabwo zizafite ibyiringiro,
ariko Yesu yasikanisa adusigiriza ibi hari umunsi tuzomubona umupirituwa. Haleluya haleluya haleluya. Reka tube nk'abasirimbaga sibyo dusura ako kantu. ube muvuga ngo Yesu Amen. Yesu databuja
Ito